Kabuti singa mwana Mr. Sibizariye mwana shua ese singa na shua muzanera kajero tugendemo muzanera kagisi tugende mu muti umukobwa nagukundu mukundu gusa umusambira hari igihe tutari turiho uyu munsi turiho ndetse hari n'impamvu ndetse n'ibitwereka ko hari igihe tutazaba turiho bityo ari nayo mpamvu ukwiriye gufata umwanya ugatekereza ukaganira n'umutima ukavuga ngo igihe nzaba ntayiriho n'iki nzasiga imusozi. Ni BSTV cyangwa se Bridge Star TV ngewe ngite Harbi tugarutse rero mu kiganiro nk'ibisanzwe aho tugiye kuba tubabwira byinshi bitandukanye ku muntu mubona turi kumwe. Si ubwa mbere umubonye, ni kenshi cyane wagiye umubona ahantu henshi hatandukanye mu bitangazamakuru. Uyu munsi yagarutse rero umubyeyi ufite ubyiruye ariko mbere yuko tunamusuhuza reka hari abantu baba badukurikirana badukunze muri hirya no hino mu bice bitandukanye mudahwema kutwereka urukundo rwanyu muri Bwotabasimbi. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda muri henshi ntabwo nabavuga ngo mbarangize, ariko aho uri hose ku isi upfa kuba uri ku isi gusa wumve ko BSTV cyangwa se Bridge Star TV kwifurije ishya n'ihirwe cyane ko turi no mu myaka mu mpera z'umwaka aho buri muntu wese aba yifuza kusoza amahoro agatangira undi neza. Reka rero twakira umutumirwa, ariko nanakubwira ngo wowe ugeze hano bwa mbere nukore subscribe ndetse ukande no kuri share, ariko na kuri mise na dislike ziba zemewe ahangaha kugira ngo nukanda dislike utubwire impamvu muri comment utubwire ngo aha ntabwo byari biryoshye muzakosore, ariko niba ubona twakuryohereje nawe ukande like kugira ngo turusheho kubana. Reka nakire umuntu turi kumwe, ndabizi ko mufitiye amatsiko muri benshi, nawe rero agiye kuba tubwira byinshi ndetse atuganirize ku mwuga we nibyo mwagiye mubona. Uyu munsi afite ibishya agiye kutumenera ibanga mutigeze mwumva, ndabizi ko muraza kuba abantu bacu bwite none uyu munsi. Reka tukwakire baba. Murakoze. Ngiye kubibwira abakunzi banjye baba bankurikiye kuri televiziyo. Ndumva abenshi baranzi nk'uko bivuze uti yagarutse kubiyereka, kubasuhuza no kubaganirira. Amazina yanjye nitwa Nyirampfumuko Yerusi, nkaba naravutse 7/2, nkafite imyaka 49. Ntabwiye ntarabyiye kabisa. Akoze. Yes, urumva ko n'umuntu mukuru ufite byinshi azi, usibye no ku buzima bwe turi buganire bw'umuziki, ariko no mu bundi buzima busanzwe afite byinshi azi, n'umuntu wabonye byinshi azi byinshi. Ngira ngo bagiye bakubona ucuranga igikoresho cyitwa gute? Ni igikoresho ncurangisha cyane, navuga igicurangisho cyanjye cyitwa umuduri. Buriya ni umuduri ncuranga. Ni umuduri ngira ngo abantu barakomeza kuba bawureba aho unakubita rwose mu ndirimbo zitandukanye. Mama, mu guturuka ibintu bikarindwa uvuka, impano y'umuduri igikomora we kurinde? Ntabwo navuga ngo muri famiye hari uwacurangaga umuduri, gusa kereka ababyara banjye niyo bawucurangaga, ni nabo nawigiyeho. Ni nabo wowe wigiyeho. Umuduri ucuranga hari uburyo uba ukoze, ufite uducuma tubiri n'akantu k'agata hagati, sinzi niba wanawufata ukereka abantu. Mbere y'uko tuganira byinshi nagira ngo ubanze usobanure igikoresho cyawe. Ubundi umuduri ni iki? Ari abantu batoya batazi ibikoresho nk'ibi ngibi. Ubundi umuduri ni iki? Umuduri ukora ute? Ese ni wowe wikorera? Niba atari wowe se ugura he? Usobanura igikoresho cyawe ku bantu batazi umuduri wababwira iki? Icyo nababwira ni uko umuduri ari igicurangisho cya gakondo. Kuva kera twarabyirutse dusanga imiduri bayicuranga, gusa nuko batubwiraga ngo nta mudama wemerewe gucuranga umuduri. Babikumiye wowe ujyamo urawucuranga. Gusa nakuze nanjye numva ko nta mudamu ushobora gucuranga umuduri, ariko naje gusanga
ari ibintu babeshya nka kumwe bavugaga ngo nta mudamu urya ihene ubwo rero no kubera kwitinyuka no gutinyuka yego ntavuze ntigiye buriya nawucuranga ariko nta kibazo kuko nagiye mbona byinshi navuze ntacyo umuntu yaba baba babeshya nta cyaha kirimo bavuga ko umudamu ucuranze umuduri biki gusa bavuga ko ari ikintu ikizira ni nko kuvuga ngo awucuranze afite nk'umugabo yagira yapfa ngo aba ari gukungurira umugabo ngo yapfa ariko jyewe kubera ko nawucuranze yego umugabo mufite ariko twarashwanye ariko si ukuvuga ngo wenda nawucuranze kuko nashakaga ko apfa nk'uko nari ntabivuze gusa numvise ko ngomba kwitinyuka hacuranga umuduri bitewe imibereho no kumva ko yenda nakora iki kintu kikaba cyanteza imbere nicyo nanawucurangiye nkurikije navugaga nti uyu muduri mwize kuwucuranga ushobora kunteza imbere uretse dusubiye inyuma hari uwangiriye inama umusore bitaga Kibuga afite akabari arambwira ati rero Rusi kuko nitwa Nyirampfa umukoye Rusi nkuko nababwiye Nyirampfa umukoye Nyirampfa umukoye Rusi izina ry'ikinyarwanda none arambwira ati rero Rusi izi ndirimbo muririmbira mu kabari babahemba inzoga dore wowe uratinyutse uranasobanutse uyu muduri uzagenda uzajya i Kigali uwo Kibuga uwo musore ntacyo gusa ni umusore nyine nawe yarawucurangaga yari afite akabari afitemo na televiziyo na radiyo ye nyine tugakunda kujya kunywerayo n'abo babyara banjye akaba ari bo bacuranga imiduri noneho nk'abadamu tukabyina ubu ni ukuvuga ngo umuduri ari imbyino zisingiza igihugu ziba ziriho ari gospel ziba ziriho ari iz'urukundo ziba ziriho icyo washyiraho cyose yaba ari no guca imigani ushatse n'umuvugo wawushyiraho na hip hop ujya ubona uko uyishyiraho ni ukuvuga ngo injyana yose ibiriho yesi urimo urasobanurira abantu umuduri ubundi umuduri ni iki umuduri ukorwa ute umuduri ukuntu ukorwa ufata igiti iki ni igiti cyo mu ishyamba iki ni igiti cyo mu ishyamba ni igiti icyo ari cyo cyose icyo ari cyo cyose kigororotse wagifata ukagica ari kibisi ukagishishura wamara kugishishura uru rusinga ruva mu ipine y'imodoka ruva mu ipine y'imodoka ni ukuvuga ngo ujya ubona bwa bukurudumu abana bakunda nko gucunga kariya umuntu aragafata gakurudumu gato ukagatwika kagashya iyo ushyize nko ku mbabura irimo yaka gahita kaka nako noneho kagatwikira utaba ufite n'iyo mbabura wagatwikira hasi n'ibyatsi bikagashya noneho rero ubwo wa mubiri nyine w'ipine ukavaho hasigara urusinga hanyuma ugafata uyu ni umwenda ni agatambaro kimwe nk'uko ushobora no gufata ako wabona kose wabangama ingata iyi bayita ingata noneho ubwo urusinga wumvise aho ruva urarufata hanyuma ugafata n'utu ducuma uducuma utadufite uratugura ni ukuvuga ngo agacuma kamwe mu mujyi ni 5 ufata rero aka gacuma ugafata n'icyuma icyuma ukagishyira mu mbabura kigashyuha bye icyuma nicyo gikata aka gacuma ushobora gashobora kumeneka nyine kubera ko ari ibintu uba uri gukora uzi uri no gukora ibyo wize iyo wagishyuhije kirakata gutya neza kikagenda neza kigahura
noneho rero ukongera ukakubika. Hano harimo intoboro. Yes, ngira ngo abantu barabibona neza ko harimo intoboro. Cya cyuma nanone wongera ukagishyushya iyo kimaze gukonja ugatoboramo hagati harimo intoboro buriya. Noneho ugafata akagasinga ukagakubamo kabiri ukagacomeka gutya. Urabona ko gacometse gutya. Gacomekeyemo imbere. None se mama iyo gahera inyuma ucomeka akagahinguka. Ugacomekeramo imbere. Kandi kumo ndabibona. Iyo ucuranga akagasinga niko kajyana amajwi mu gicuma. Akagasinga katari urunaka. Kubitaha agahita afungiramo aha agasohoka. Nuko rero umuduri ngira ngo abantu barabibona. Ubwo no kuvuga ngo ari ukuwukora ndawubanga. Washaka no kugura ugura 30,000. Umuduri umuntu ushaka kumwigisha kwicara nka kwigisha isaha nyibarira 5. Isaha ni 5. Akagura umuduri w'30,000 hanyuma ukajya umwigisha uko mwicaranye umwigisha iryo banga. Awugura 30,000 kabuwe. Akazagaruka nkamwigisha kuri 5 ku isaha. Ngira ngo muri kumwumva uyu ni umumama wisobanukiwe koko. Ariko ngira ngo murabona abona cyane mama yego ndabagura ariko ugure ngende nkora undi mpita nkora uyu ni amafaranga ngahe? Ni 30 cyangwa ibyo 30 ni ya feke ya 15 y'abantu biga cyangwa yose ari kimwe. Ukora kimwe n'undi. Iki giti ugikura kwa tubwiye ngo ni ishyamba rya Kigali riba bitima. Ni inturusu hose zirahari. Ni inturusu. Igiti cyose gikomeye ubona nyine gikomeye kirawukora. Yes, ngira ngo rero abari kudukurikirana bamaze kumva igisobanuro nyacyo cy'umuduri. Hari n'abana batoya bumva umuduri bakumva n'irindi jambo, ariko nk'uko dusobanurira igikoresho cya gakondo cyangwa se traditional instrument harya. Yes, hanyuma rero iki gikoresho ni igikoresho gifashishwa mu muziki nk'ibindi, nk'uko wacuranga gitari, nk'uko wacuranga senti, nk'uko wacuranga. Yes, uyu rero ni umumama Rusi uzwiho gucuranga umuduri. Ufite abana batoje babizi cyane. Mfite abana nabo bazi gucuranga. Ufite abana bangahe? Ubundi nabyaye abana 5. Ubu noneho maze no kuzukuruza ndashaje nyine. Mfite n'umwuzukuru w'imyaka 4. Watangiye umuduri ryari kuvuga wagiye gukubita icyo gihe urakibuka? Ndakibuka muri 2007 niho natangiye gucuranga umuduri. 2007? Ni ukuvuga ngo hashize imyaka 13 ndi ku muduri. Abahungu bawe uravuga uti ndimo ndabona ndenga, reka nkwereke ibintu biragabura bibesheje Kigali, abana banjye batazasara. Ubu urabatoje? Narabatoje, ariko nabatoje bakiri bato. Ni ukuvuga ngo umwe yari afite imyaka 5, undi we yari akunze gukurikira amashuri, yageze na segonderi. Ni ukuvuga ngo amaze kugera na 4 ari mu wa 2 ari kwigira imyuga. Yarambwiye ati rero mama ndirengeze mu wa 2 segonderi ndi kwigira imyuga, kandi umwuga turawifitiye. Sinshobora kwigira gukanisha cyangwa se kuzakora hoteleri muri hoteleri. Arambwira ati ndashaka ko nkomeza umwuga wo gucuranga wawe, akaba ariwo nanjye nkora. Undi we yakunze gukora umuziki, sinzi akiri muto yajyaga kwiga nka none bakaba baduhamagaye ku kiraka. Hari n'igihe twigeze kujya i Rwamagana gukina filime, tumarayo icyumweru. Ubwo rero abonye amaze kumara icyumweru atiga yahise arireka akurikira umuziki. Yes, urumva ariko waramuhemukiye. Ntabwo ari igihe wamukuyemo, niwe wikuyemo. Niwe wikuyemo. Yakunze umuziki cyane. Yakunze umuziki. Yes, ngira ngo rero mwumvise amakuru menshi y'umubyeyi hano ucuranga umuduri. Aba afite byinshi bitandukanye akomeza kugenda bavuga ku buzima bwe ndetse n'iki ku gikoresho cye. Uyu munsi ni iki ushobora kubwira abantu bashobora kuba batumva neza umuduri
umuduri umuntu akubwiye ngo uwushima iki wavuga gute ku muduri wawe? Cyangwa se usanze umuntu avuga nabi buriya ari igihe umuntu ashobora kuvugira ikintu nabo kumvura babaye ndetse ukagira ijambo umubwira yesi ibintu nk'ibyo ku muduri wawe. Icyo navugira umuduri wanjye ni uko umuduri wanjye hari umusaruro ukuraho. Ni ukuvuga ngo bamfashije kurera abana barakura, n'amafoto yabo buriya bagomba kugenda bayabona, cyangwa se ndashyiraho link hasi y'ahantu abo bana bagiye bapafominga birebere n'abana bazi umuduri cyane ubona ko ari abanyina neza wabatoje kabisa neza. Mama, hanyuma watubwiye byinshi kugeza uyu munsi urimo uragenda usaza ku 7 urabona ari ryari uzavuga ngo umuduri we murambitse hasi reka marira ntabwo nareka isuka yanjye. Iyi niyo suka yanjye. Ni ukuvuga ngo kereka mpfuye, kereka mpfuye narese ko ari isuka yanjye. Uzagendera ku kabando n'umuduri ku ruhande, nujya gucuranga akabando ugashyire hano cyangwa ukarambika hasi ugacuranga. Gusa nzareka umuduri ari uko numva ntagifite intege zo gucuranga umuduri. Aho rero nzaba nta ntege mfite, nzaba nariteganyirije, noneho sigare ntunzwe n'icyo niteganyirije kuri wa muduri. Byibuze ukurikije imyaka ufite uyu munsi, urabona imbere ushigaje imyaka ingahe ku gicuranga umuduri? Kuva mfite imyaka 49 nshobora kuba ushigaje nk'indi 10 ni mikeya. 15 nshobora kuzawureka mfite nka 70 uzaba ugikubita umuduri? Nka 70 rwose nzaba nyikubita umuduri, cyangwa nanawuhagarika mfite 70. Uracyemera? Ndacyemera cyane. Hanyuma mama, ubu ushobora kugira gutyo ukavuga uti wigisha abantu mu rugo ku isaha, ariko ushobora kubona umuntu uvuga uti reka dushinga ishuri abantu biga ibikoresho bya gakondo. Uwo muntu umubonye icyo gitekerezo wagishyigikira ukaba umwarimu no ukigisha abantu benshi gakondo yacu kongera ikagaruka abantu bakiyumvamo umuduri. Ngira ngo mu Rwanda dufite abantu bacuranga umuduri, harabuze hari abandi uzi? Kereka nka Gisupusupu ndamuzi, abandi ni hari n'undi musaza nabonaga ntabwo ari benshi ariko bariya bo ni nanjye bashobora kuba ari igihe barebeyeho. Ari we barebeyeho? Niwe muntu kabisa mu mujyi wa Kigali kubita igikoresho neza cy'umuduri. Haramutse hageze umuntu uza akavuga ngo dushinga ishuri noneho abacuranga umuduri babe benshi, umuziki waguke w'injyana gakondo binyuze mu muduri, icyo gitekerezo wacyakira? Byaba ari byiza cyane, nabyakira neza, tugakora umuziki mu muduri ukarimbanya nyine. Byaba ari byiza. Hanyuma uyu munsi kuri BSTV cyangwa se Brisa TV nicyo ushobora gusaba abanyarwanda mu bijyanye n'umuziki wawe wo gucuranga injyana y'umuduri? Icyo nabasaba ni uko bakwihutira kuza nkabigisha umuduri tugakora umuziki, ari abacuranga n'ibyuma bakaba baza tugakora umuziki, mbese umuziki rwose wa gakondo tukawutsikimba rwose, amahanga akawubona n'u Rwanda rukawubona. Uyu mukecuru utashaje iyo umuntu yujukuruje ari uko nshaje bivuze ngo uyu munsi nturasaza. Burya iyo umuntu afite imyaka nka 65 mvuga ko aba hariho ashaje, kuko ntabwo aba ashoboye. Mbese ndayigira rero, ndacyakomeye mu muziki, ntangiye ubukecuru. N'ijwi ry'aba bantu barumva ko nta makaraza y'ubukecuru. Ntangiye ubukecuru. Kandi aba bantu ibintu urimo urababwira nibataza ngo twongere dusigasire injyana yacu gakondo, bazayidutwara abandi tubabare. Ntawayidutwara, natwe turi maso. Kubera iki umuduri ushyiraho uducuma 2 ushyizeho kamwe ntiwavuga cyangwa utwihoreye? Wavuga nta gacuma na kamwe. Gusa mba ngira ngo ugaragare neza, nshobora kuba mfite nashyizeho kamwe, yongeye nko ku kazi nshobora kugenda gutya, noneho ni ukuvuga ngo yenda uri inyuma urabona ko ari we wakabona, uri inyuma niwe uza kubona kano, ariko ni ukuvuga ngo n'undi imbere nawe abona yo gushaka amafaranga.
ni ukuvuga ngo iyo ufashe umubwira imbere ngo ndi mu kazi uri imbere ashobora kunyebuka gutya akavuga ati dore wa mucuranzi n'uw'inyuma nawe agahita akabona ariko ubundi ushyizeho kamwe biravuga utukuyeho twose ntabwo byavuga havuga iki se katariho ijwi wawu amajwi ndabizi hari abantu bari kuvuga ati wavuze menshi reka turebe rikomba bakubonye ucuranga uhagaze ufata akagati kawe wereke ugire ikintu wereka abantu indirimbo utaririmba bakubitira umuduri bumve kugira ngo n'abantu bazaza ngo bigishe bazabivuge ngo kuko ari ikintu twiboneye sibyo reba indirimbo kabisa ishyushye ubahereze muri iki kiganiro nubwo hari nyinshi babonye njyana mba numva itagiyemo neza maze twicarireho shuwa mwana aho twari turi nzahatera ikigabiro zajya kinyibutsa uko twahuyuga mbere njyewe nari ndi mu nzira niyemeje gutembera izuba riranyica ngo inyota yendaga kunsaza ntereye amaso hakurya nashakaga kujya mbona igiti cyiza cyane ndirukanka nkiganamo nakigeze iruhande nakigiye mu mashami ntangira kumva akayaga no gutuza ku mutima nirangamiye indabyo mbona umuntu arahagaze asoroma uturabyo maze adupfumbata mu ntoki ariko nawe izuba ryari ryamumenye umutwe azagana cya giti yicara akazikonyiremo shuwa mwana aho twari turi nzahatera ikigabiro zajya kinyibutsa uko twahuyunga mbere akimara kwicara shiduka areba mu mashami yakinyebukanye nihutiye kumanuka namushuje ngira nti twande wa mukobwa we ati nge nitwa umutesi uwimane duhaye aho twari turi nzahatera ikigabiro zajya kinyibutsa uko twahuyunga mbere aho twari turi nzahatera ikigabiro zajya kinyibutsa uko twahuyunga mbere aho twari turi nzahatera ikigabiro zajya kinyibutsa uko twahuyunga mbere. hanyuma utwo duti kuba udufashe gutya ari tubiri hagakora kamwe kamwe gakubita ku gacuma kandi ku rusinga hanyuma ubwo agacuma ni biti ni ingoma ubwo se ntikameneka ntabwo kaba karemereye ntabwo kaba karemereye ariko ikigabiro ni iki izi ndirimbo ziba zirimo n'amagambo yakwigisha abantu ikigabiro ni iki ni igiti cyitwa ikigabiro urabona nka bya biti bya kera wajyaga ujya ubyumva bimwe bita nk'inganzamarumbo by'inganzamarumbo nibyo kigabiro inganzamarumbo nicyo kigabiro bimwe byakuze bikaga
Okay. kirya ni ikigabiro. Yes, ngira ngo mwamubonye ni umubyeyi Rusi, ni byinshi cyane tubwiye. Reka rero tugende twerekeza ku musozo. Magambo maremare ntashira ntakwira mu ruhago, cyane ko burya karyoshye kadahora n'umwitama. Iyo umunsi uciye ikibu turavuga ngo reka dutegereze n'umbuze, cyane ko Imana ikidutije. Reka twerekeze ku musozo tugushimira kubana natwe n'ubwitange bukomeye, ari kugira n'ubutumwa wahereza abantu babo. Gira ubutumwa bahereza mbere ko dusoza. Murakoze. Ndagira ngo mbatumire cyane kugira ngo nabo bajye bantumira bataramire, mbigishe se. Buriya ugitanga ubutumwa habonetse nk'umuterankunga kuvuga ngo reka tugukore indirimbo muri studio, urazifite ubundi zawe bwite? Ndazifite njye wajyana muri studio zigasohoka cyane, ndihangira njyewe. Ni ukuvuga ngo muri 8-2 naserukiraga amakomine, amaperefegitire. 8-2 wari nkiri mutoya, nigaga mu wa 2 primaire. Wari muto. Siko inganza ari ya kera. Yes, ngaho ukomeza utanga ubutumwa ni nako tuzozo. Rero abamama cyane mwitinyuke, muhangire udushya, muhanga utuntu dushya tugomba kubateza imbere, mukiteza imbere.